Imana ishimwe. None ni umunsi wa 69 w'umwaka w'imbabazi z'Imana. Ni umunsi kandi ubanziriza uwa nyuma mu minsi duteganirijwe kuba muri ubu butayu, ariko ndiho ndabwira ururabo rwiza rwo mu butayu. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, bice 14 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 4, Yesu yaravuze ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi. Aravuga ngo iyo abatari mba mbibabwiye. Aravuga ngo ariko ndagiye, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muba ariho muba. Imana idufashe. Wabivuze rero ntatera igipindi, azagaruka. Arabizi ko yadusize mu isi aribwo butayu. Nimuhumure, azagaruka kutujyana. Imana idufashe kugira ngo aho ari aba ariho natwe tuba. Message y'uyu munsi ni Abaroma 13 n'umurongo wa 8. Avuga ngo ntimukagire undi mwenda wose keretse wo gukundana. Imana idufashe. Bivuze yuko mu myenda yose ihari tugomba kuyirinda, ariko umwenda wo gukundana niwo tuzinjirana mu rurembo Siyoni. Imana rero impishurira ibyangombwa byagufasha kuzinjira muri urwo rurembo Siyoni. Icyangombwa cya mbere ni icyangombwa cy'ubuzima bwa Gikristo. Imana idufashe ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bwa Gikristo ntabwo ari amagambo gusa. Ubuzima bwa Gikristo ni ubuzima nyine tugomba kubamo nk'uko tubaho ubundi buzima. Iyo usomye muri Matayo 7:21 n'umurongo kugeza kuri 23, aratubwira ngo abavuga ngo mwami mwami ntabwo aribo bazinjira muri urwo rurembo, keretse ngo abakora ibyo data ashaka. Imana idufashe. Icyo cyangombwa kizakenerwa. Imana idufashe cyane. Utazagenda nka nta bwenge, yagiye nta cyangombwa afite, yagiye nta rwandiko ngo agira ngo arinjira nk'uko n'abandi bose binjira. Ariko Imana idufashe twumve ibi bintu, tutazagenda nka nta bwenge. Imana idufashe cyane. Icyangombwa cya kabiri ni icyangombwa cy'uko nta mwenda ufite. Imana idufashe. Umwenda twemerewe, wumvise ko ari umwenda w'urukundo. Ubundi uyu mwenda, attestation de non créance spirituelle, ntago ari umwenda w'amafaranga. Amafaranga iyo wayasabye banke cyangwa wayasabye ahandi hantu, bivuze ko agira amasezerano. Uyu mwenda ni ibibazo wagirana na mugenzi wawe, babihindutse umwenda uba ugomba kubikemura. Iyo usomye muri Luka 12 n'umurongo wa 58, aravuga ngo nugira icyo upfa na mugenzi wawe, ntimwumvikane mugashyamirana, ngo mwikiranure mukiri mu nzira, ngo kuko nibitagenda gutyo, ngo mukagenda mukagera ku rurembo Siyoni mutikiranuye, ngo nyir'ururembo azategeka umusirikare nawe agushyikirize umucamanza akagushyire mu nzu y'imbohe. Imana idufashe wumva ibi bintu. Icyangombwa cya gatatu ni icyangombwa cy'umukoresha wawe wa nyuma. Imana idufashe. Umuntu wese uri hano mu isi afite icyo akora, cyane cyane umukristo. Muri ubu bwami bw'Imana dufitemo akazi. Hari abaririmbyi, hari abapasiteri, hari abavugabutumwa, hari abashumba, hari ubuzima bwose bwa Gikristo bugiye bufite aho tugenda tubarizwa. Ariko nagira nkubwire, nta muntu n'umwe udafite abo bakorana, bafite abo bafatikanije nk'ibyo byiciro byose navuze. Nagira nkubwire, kandi nta cyiciro na kimwe nagira nkubwire kitagira umuyobozi. Nanjye aho nkorera mfite abayobozi. Icyo nsabwa, devoir mfite ni ukumvira abanyobora. Devoir ufite, umukoro wawe wa buri munsi ni ukumvira abakuyobora. No mu urugo rugira umuyobozi. Umwana akumvira ababyeyi, umugore akumvira umugabo akumvira umugore. Kugira ngo nidusoza uru rugendo uzajyana icyangombwa cy'umukoresha wa nyuma, ucyerekane kugira ngo bakwinjize
mu rurembo Siyoni. Imana idufashe cyane. Icyangombwa cya kane, icyangombwa cya nyuma, ni icyangombwa cy'umwishingizi. Ibi wavuga uti byose ndabifite biriya byangombwa, ariko icyangombwa cy'umwishingizi, umwishingizi ni umwuka wera uhamanya n'umutima wawe, agahamanya n'umutima w'Imana yuko ibyo uvuga ari byo ukora. Imana idufashe kugira ngo rero umwuka wera azagusinyire, kugira ngo umwuka wera azakwemeze winjire mu rurembo Siyoni. Ni ukwirinda kumutera agahinda. Mu Befeso 4:30-31 aravuga ngo ntimubabaze umwuka wera, ntimutere agahinda umwuka wera, ngo wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Imana idufashe. Numubabaza ntazaguhamiriza, numubabaza ntabwo azakwemeza. Imana idufashe twumve ibi bintu. Imana itugirire neza. Urugero Rwiza TV ikorera kuri YouTube, turabakunda. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.